reka mbashimire rero tugarutse kuri ya gahunda yacu ya twongera imibereho twari tumaze igihe tutabaganiriza muraho neza. Nari maze igihe ntabaganiriza ariko kuri uno mugoroba ndumva nifuje kubaganiriza kubera ko ni iby'igiciro iyo twongeye imibereho tukagira ubuzima bwiza. Twaherukaga kuganira mu minsi ishize mbabwira ko ku bijyanye mbega n'iby'imvura ihise, ariko uyu munsi ntabwo ari byo ndabaganiraho cyane. Ndabaganira dukoreshe neza igihe dufite. Igihe cyacu nibwo buryo bwacu, igihe cyacu nibwo bukungu bwacu, igihe cyacu niyo mibereho yacu. Umwanya turimo tuwukoreshe neza, umwanya turimo tuwupangire neza, umwanya dufite tuwuhereze icyo kuwukoreramo, kuko ibyo nibyo bizadutunga. Nkunda kuganira cyane kuri barumuna banjye, bakuru banjye, ababyeyi, bene wacu b'Abanyafurika cyane kuko twebwe dukunda kugira ikibazo cy'igihe. Hano dutuye mu Burayi usanga bari gutwara iciro ry'imigani bari kuvuga mu Munyafurika yamubwiye saa 8 we yumva saa 9. Ariko iyo myumvire cyangwa se uwo muco mubi dukwiye kuwucika, tukagira umuco mwiza. Babwira umuntu ngo ni saa 8 yanatumira abantu kuza mu bukwe. Niba baraza mu bukwe saa 8 wibakira saa 9, babwire ko ari saa 8 ku bukwe butaha saa 10. Saa 8 uhagera hagere, uza saa 10 asanga abantu batashye. Dukoreshe neza igihe dufite. Umuntu bamubwira ngo dufitanye randevu saa 8 wakaza saa 9 n'igice, kaza saa 8 n'igice. Uwo ni umuco dukwiye gucika. Itungo waba ugomba kurikama saa 1, ejo ukarikama saa 1, inka kuwa mbere ukayikama saa 2, kuwa kabiri ukayikama saa 12 n'igice z'umugoroba, ubundi ukayikama saa 10, ubundi ukayikama saa 11. Iryo ni kubangana cyangwa se ni ukudakoresha neza igihe, no kwigabanyiriza umutungo Imana yaduhaye. Rero gukoresha neza igihe dufite biri mu buryo bwinshi cyane. Ikintu cya mbere ni ugukorera ku isaha. Nkunda kwibaza ati ni ukubera iki muri Afurika abantu badakorera amafaranga ku isaha, ahubwo bagakora icyo bita ngo ni pari jour. Ni ukubera ko batubahiriza isaha. Ntabwo turasobanukirwa isaha icyari cy'Abanyafurika. Hano mu Burayi nta muntu ujya ukora pari jour. Umuntu wese akora isaha, nubwo baba barize amashuri agana gute bakubarira amasaha uzakora mu kwezi, akaba ari uhembera. Ariko twe muri Afurika akazi bavuga ko gatangira saa 2, twe tugatangira saa 2:15 cyangwa n'igice. Ugahereza umuyobozi akagatanga randevu y'inama kitangira saa 3 akahagera saa 6. Dukoreshe neza igihe dufite kugira ngo twigobotore iyi ngoyi y'ibihugu rutura byadutsikamiye kubera kwifashisha gukoresha neza nabi igihe bafite, bakadufatiranya twebwe muri wa mwijima gukoresha nabi igihe Imana yaduhaye. Kugira ngo wongere imibereho rero, nkunda kubivuga, kugira ngo wongere imibereho nuko ugomba kumenya neza gukoresha neza igihe ufite. Uyu munsi ngira ngo murabona kuko nitabaje inshyimbo yanjye, nashatse kuganira gukoresha neza igihe kuborozi. Nanjye ndi umworozi. Gukoresha neza igihe kuborozi niba itungo wumva ko rigomba gukamwa saa 12, saa 12 inka iba yamaze kureta, yimenyereze kwikama saa 12 z'umugoroba. Niba ugomba kwikama saa 1 za mu gitondo, uyikama saa 1 n'igice. Nyene bibe gutyo kugira ngo wongere imibereho. Niyo mpamvu mubona nitabaje inshyimbo yanjye. Nanjye ndi umworozi. Usanga igihe akenshi na kenshi abo dufatanije korora bari kumbwira batari ko kubera iki udukaza cyane. Ntago ari ukubakaza cyane, ahubwo ni ukugira ngo twubahirize igihe, kugira ngo amatungo yacu tuyabyaze umusaruro, atugirire umumaro, erega nayo twishimire. Ubwo se
inka ugiye kuyikama saa 12 ejo uyikame saa moya ubundi ikame saa 2 ubundi wigendere mu marwa wibagirwe n'igihe urayikamirira ari dakamwe. Ibyo ni ibiki? Uyu munsi rero nagira ngo nganire na bagenzi banje b'abatunzi b'aborozi, haba ku migaburire y'amatungo, haba mu gutanga umusaruro w'amatungo. Ugasanga umuntu afite itungo ntazi igihe ryimye, ntazi n'igihe rizabyarira, ntazi naho rizabyarira, kubera ko atigeze neza, kubera kudakoresha cya gihe cyacu neza, ntabwo tumenya nibiba mu gihe turimo. Uyu munsi rero bene data, bagenzi banjye, umuntu wese ushaka kubaho neza, emera ukoreshe neza igihe cyawe. Niba ufite inkoko yawe ukabona itangiye gutera, itakwandika itariki igihe yatangiye guterera, umenye uko itera, umenye amagi itera, umenye igihe izararira. Niba igiye mu magi igiye kurarira, menya ngo igiye kurarira. Niba urariza ufite ubushobozi bw'ikoranabuhanga ryo kurariza amagi yawe, menya ngo ucunge. Abo ngabo baba banabizi kuko baba bakoresha n'amafaranga n'umuriro n'iki n'amamashini. Ariko reka twe twigendere mu buryo bwacu, ibyo tujya twita ngo ni lokal cyangwa bya giturage. Itungo ryawe rihereza igihe kirikwiriye, nawe wiha igihe, umenye ikintu cyose mu mwanya wawe. Tuzongera imibereho nk'abanyafurika ari uko iby'Imana yaduhaye tubibyaje umusaruro. Kandi reka mbabwire, nta buryo wakongera imibereho utihagije mu byo kurya. Ugifite ikibazo cy'ibyo kurya, ni ibintu ngewe nanyuzemo, n'inzira naciyemo, n'ibyo nize mu buzima bwanjye, ntabwo ari n'ibyo nagiye mu ishuri, n'ibyo nge nagiye mbona ku buzima bwanjye. Mu gihe ibyo kurya bidahari mu rugo, ntabwo wakibeshya ngo uzongera imibereho kundi. Ntabwo bishoboka. Ntabwo uzatunga amafaranga, ntabwo uzagira ubuzima bwiza, ntabwo abana baziga, ntabwo uzaryama neza, ntabwo uzanarota neza, ntabwo yewe uzanaba n'umuntu ushima Imana. Washima Imana ute kandi mu rugo biri gucika, abana bari kwiba, bari kugira bari. Uyu munsi rero kuri twongera imibereho, ku rubuga rwacu rwa twongera imibereho, ndagira ngo mbakangurire bene data, nubwo dufite icyorezo kiri kubica bigacika, ariko ntabwo kigomba kuduca intege mu rwego rwacu rwo kongera imibereho. Tugomba cyane cyane, rega banavuga kuko kinuririra ku bantu badafite ubuzima buzira umuze. Mukunda kubibona kuko hari n'abantu bajya batekereza kuko babayeho neza, ugasanga bariyuha ibyo bintu bidafite amavuta arenze urugero, isukari irenze urugero, umunyu urenze urugero, amazi abantu bayateye umugeri ntibayikoza, ugasanga ngo bararya gisirimu, naho bari kuroga umubiri wabo. Mu buryo bwo gukoresha igihe cyacu, tumenya n'ibyo turya. Rero umukobwa wanjye ndabona aje kunsuhuza, ariko ntabwo bimbuza kugumya kubaganiriza. Ikintu nifuza kubabwira, ndabona nawe arashaka kwigana ashaka kunyigana, ariko ni byiza cyane. Ndamukunda, umwana akwiye kwisanzura igihe icyo ari cyo cyose yishimye, ako nta kari gaciro. Ndagira ngo mbabwire ngo rero mu rwego rwacu rwo kongera imibereho, muze dufatanyirize hamwe gukoresha neza igihe cyacu dufite. Ndabashimiye nimumfasha. Mu by'ukuri amatungo yacu, nk'uko natangiye mbivuga ati, impamvu mubona uyu munsi nitabaza inshyimbo yanjye, ni ukugira ngo amatungo yacu nayo tuyafatire igihe, tuyahereze igihe, agendere ku isaha, kuko natwe tugendera ku isaha. Nitugendera ku isaha, ibyo twifuza byose tuzabigeraho. Nidukoresha igihe cyacu neza, ibi bihugu bya rutura byadutsikamiye tuzabyigaranzura, tuba abantu bigenga, tutagikoma amashyi, tutakigenda twunamye tuvuga ijambo ryemye, tukagira ijambo mu bandi, titube barukurikira izindi. Murakoze, mbifurije gukoresha neza igihe Imana yaduhaye. Imana ibahe umugisha. Amen.